Se uzi ko burya ubuki bushobora kuvura indwara nyinshi, ndetse burya ubuki ni umuti ukaze ukomeye, bushobora no kukurinda indwara nyinshi cyangwa se bukagabanya ibyago byo kwibasirwa n'ubwo burwayi butandukanye. By'umwihariko rero muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe indwara 10 zavurwa no kurya ubuki cyangwa se kubushyira mu cyo kunywa, haba icyayi cyangwa se n'ikindi kintu cyose ushobora gushyiramo ubuki. Burya ubuki bubonekamo intungamubiri zitandukanye zirimo n'ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa antioxida, ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa enzyme, ndetse burya n'intungamubiri zitandukanye. Ubuki rero burya bwifitemo ubushobozi bwo kwica mikorobe zo mu bwoko bw'amabakiteri, bugabanya ibibazo byo kubyimbirwa cyangwa se inflammation, nanone bukongera ubudahangarwa bw'umubiri mu rwego rwo guhangana n'uburwayi butandukanye. By'umwihariko rero ubuki bushobora gukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'indwara z'igifu, indwara z'ubugendakanwa, indwara z'inkorora n'ibicurane, ndetse n'izindi turuze kukubwira, yewe harimo no gukomereka nk'indwara z'ibisebe cyangwa se umuntu ufite igisebe kirimo infection. Tudatinze rero reka turebere hamwe izo ndwara 10 zivurwa n'ubuki. Indwara ya mbere buryo ushobora kwivura ukoresheje ubuki ni indwara zifata mu nzira z'ubuhumekero. Aha twavuga nk'indwara zo gukorora, indwara z'ibicurane ndetse n'izindi. Buryo ubuki kuva kera bwagiye bukoreshwa mu kuvura indwara zo kuribwa mu muhogo, indwara z'ibicurane ndetse n'inkorora yakayi. Ubuki bufitemo ubushobozi bwo kwica mikorobe zishobora gutera ubwo burwayi, cyane cyane nka mikorobe zo mu bwoko bwa bagiteri cyangwa se mu mikorobe zo mu bwoko bw'amavirusi. Ubuki rero kuba bufite ubushobozi bwo kwica mikorobe, ibyo bituma rero zishobora kuvura ubwo burwayi, zikaba zishobora koroshya inkorora, igikorwa kikongera kikaza neza, cyane cyane nk'abantu bafite inkorora yakayi. Nanone buryo ubuki bushobora no gukorwamo imiti cyangwa se bukunganira nk'imiti y'abana, cyane cyane nk'imiti y'amasiro ikoreshwa mu kuvura inkorora. Ubuki rero kandi buzamura ubudahangarwa bw'umubiri ku buryo umubiri ubasha kwirwanaho ukarwanya bwa burwayi bushobora gutera ubwo burwayi bufata mu nzira z'ubuhumekero, cyane cyane nk'ibicurane, inkorora ndetse n'ubundi. Ubuki rero haba uburyo wabukoresha. Fata ikiyiko cy'ubuki cyangwa se akayiko k'ubuki ukavange n'amazi y'akazuyaza cyangwa se amazi ashyushye, wongeremo n'indimu. Uzaba ukoze umuti w'agatangaza ushobora kuvura ibicurane, inkorora ndetse n'izindi ndwara zifata mu nzira z'igogora ndetse n'izifata mu nzira z'ubuhumekero. Nanone ubuki uramutse uriye ikiyiko cyabwo mbere yo kuryama bituma utabasha gukorora mu ijoro, cyane cyane nk'abantu baryama bagakangurwa no gukorora, cyangwa se umuntu ugira utubazo two gukorora mu ijoro inshuro nyinshi. Indwara ya kabiri ishobora kuvurwa n'ubuki ni indwara y'igifu cyangwa se kuba ufite ibisebe mu gifu. Burya umuntu ufite ibisebe mu gifu ashobora gukoresha ubuki yivura. Ibyo bihanini biba byaratewe no kuba hari agakoko kitwa Helicobacter pylori kateye iyangirika ry'igifu kikazamo ibisebe. Ubu ni uburwayi abantu benshi bagendana burya batazi, cyangwa se batazi ko bufite, bakaribwa mu gifu bakagira ngo ni igifu gisanzwe. Ariko buryo ukoresheje ubuki ushobora kwivura izi ngaruka watewe no kuba kagakoko karangije igifu cyawe kikazamo ibisebe. Nanone umuntu ufite uburwayi bw'igifu ashobora kurya ubuki kikabasha koroha cyangwa se kigakira. Ubuki bufite ubushobozi bwo kwica mikorobe ndetse no kubuza iyororoka rya kano gakoko kitwa Helicobacter pylori kangiza igifu. Ubuki nanone burinda ibibazo bya inflammation ku buryo ibisebe byo mu gifu bigenda bikira, ndetse ugasanga nyine umuntu arama gukira n'ububabare bukagenda bugabanuka mu gihe yariye ubuki. Ubuki nanone butuma cya gifu cyangiritse cyongera kwisubiza, kikabasha kongera kwiyomora neza ku buryo cyongera kugarura neza ubuyanja by'abisebe bikagenda bikira. Uburyo rero wakoresha ubuki wivura igifu: fata ikiyiko cy'ubuki ukirye nta kindi kintu ugeze ushyira mu nda, wenda nko mu gitondo ukibyuka utari wanywa n'amazi. Bwa buki rero baragenda bukagera mu nda bugasa naho bwomora bya bisebe, ugasanga wongeye kumera neza. Nanone acide yo mu gifu yongera gusubira mu kigero cyiza ku buryo ya acide yo mu gifu itaba nyinshi. Nanone ushobora gufata ubuki ukabuvanga na juice cyangwa se umutobe wakamuye mu gikakarubamba uramushongi wacyo. Ushobora kuwuvanga
agakayiko gato kawo ushobora kukavanga n'ubuki, hanyuma rero ukabinywa, bikaba bishobora koroshya no kuvura ibisebe byo mu gifu ndetse n'igifu cyawe kikoroha. Indwara ya gatatu ishobora kuvurwa n'ubuki ni ibisebe cyangwa se kuba ufite ibikomere. Burya no kuva kera ubuki bwakoreshwaga mu kuvura ibikomere cyangwa se ibisebe, cyane cyane nk'ibisebe by'abantu bakomeretse cyane hakazamo ama-infection. Ubuki twavuze ko bufite ubushobozi bwo kwica udukoko two mu bwoko bw'amabagiteri ndetse n'utundi dukoko dushobora gutera uburwayi. Si ibyo gusa kuko ubuki bushobora no gutuma amatisi cyangwa se imikaya yongera kwisubiranya neza igakira. Gushyira rero ubuki mu gisebe bituma igisebe cyawe kitumagara, kikazamo moisture cyangwa se kikamera nk'aho gikonje kandi kirimo amazi. Ibyo bikaba ari byiza cyane kuko bishobora gutuma ama-infection arimo agenda akira cyangwa se akagenda yoroha. Ubuki nanone mu buryo busanzwe buba burimo ikinyabutabire cyitwa hydrogen peroxide cyangwa se peroxide d'hydrogène. Ni ikinyabutabire gifite ubushobozi bwo kwica mikorobe ndetse no gusukura ahantu handuye, cyane cyane nko mu bisebe bifitemo infection cyangwa se birimo ubwandu. Muri make, gukoresha ubuki mu gisebe bituma gikira vuba, byihutisha gukira vuba kw'igisebe kandi bigatuma ubasha kumera neza. Hari ubushakashatsi burya butandukanye bwagiye bugaragaza ko ubuki bushobora kuvura neza ibisebe. Rwose n'uyu munsi kwa muganga umuntu ufite igisebe kirimo ama-infection cya kindi gicukutse kirimo umwobo, burya bamutegeka gushaka ubuki bakagenda bushyirwa mu gisebe kandi kikabasha gukira vuba rwose mu buryo bwihuse, mu gihe gito ukabona impinduka nziza muri cya gisebe. Muri make, ubuki ni bwiza mu kuvura indwara z'ibisebe, cyane cyane nk'abantu bafite ibisebe byanze gukira birimo amashyira, ibisebe bicukutse birimo umwenge cyangwa se bya bisebe bita umufunzo. Buryo ukoresheje ubuki wabasha kwivura neza icyo gisebe. Ubuki rero uburyo bukoreshwa mu gisebe, urabanza neza ugahanagura igisebe ukagikoramo imyanda, warangiza ugafata ubuki ukagenda ubusiga muri cya gisebe ariko wabanje gusukura. Hanyuma rero ugafata akagoza cyangwa se akantu ko gupfuka kameze neza kari sterile, ibyo rero ugapfuka igisebe cyawe ubundi bikaba bibaye. Nyuma y'amasaha 24 urongera ugahindura cya gipfuko cyawe ukongera ukoza igisebe, cyane cyane nko nyuma y'icyumweru igisebe cyawe kiba kimeze neza rwose, ubona ko gifite impinduka nziza kirimo gukira. Indwara ya kane ishobora kuvurwa no gukoresha ubuki ni ingaruka zatewe n'indwara ya diyabete. Burya abantu bafite uburwayi bwa diyabete bugenda bubagiraho ingaruka, cyane cyane burya hakaba nk'iyangirika by'ibice bimwe na bimwe bitewe n'isukari nyinshi yo mu maraso, ariko nyine byaratewe na diyabete. Ubuki rero burya bugira ibyitwa glycemic index iri hasi ugereranyije n'isukari dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Ibyo bituma rero ubuki bushobora kuba bwiza ku bantu bafite uburwayi bwa diyabete, ariko nyine nabwo bukakoreshwa ku kigero kigenzuwe. Ubuki bushobora gutera ibibazo bya neuropathy, aho imyakura yumva ishobora kwangirika ndetse bigatera n'ibibazo bya retinopathy, aho umuntu ashobora kugira indwara z'amaso cyangwa se iyangirika rya tumwe mu duce two mu maso tuzi nka retina bitewe n'indwara ya diyabete. Hari inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko kurya ubuki cyangwa se gukoresha ubuki ku muntu ufite uburwayi bwa diyabete burya bituma umusemburo witwa insuline ukora neza. Ariko ku muntu w'umudiyabetike, ku muntu uzi ko afite diyabete, ugukoresha ubuki ni ibyo kwitondera kuko nabwo bubamo isukari ishobora gutuma isukari mu maraso ye itumbagira. Ni byiza ko yabukoresha mu kigero gito gishoboka. Muri make rero, niba ufite uburwayi bwa diyabete ntuzongere gukoresha isukari iyo mu nganda igitugura, ahubwo burya wazajya ukoresha ubuki, nibwo bwiza kurusha ya sukari. Nanone burya ubuki ushobora ugakoresha buri kumwe na modarasine cyangwa se cinnamon, ibyo bigafasha gutuma ya diyabete igenzurwa neza. Indwara ya gatanu burya ishobora kuvurwa n'ubuki ni indwara zifata ku ruhu. Burya ushobora kwivura zimwe mu ndwara zifata ku ruhu ukoresheje ubuki, kandi kuva kera ubuki bwagiye bukoreshwa mu kuvura izo ndwara. Urabona nk'umuntu ufite infection ku ruhu rwawe turimo amashyira cyangwa se uduseri n'udusebe turimo amashyira ku ruhu rwawe, burya bishobora kuvurwa n'ubuki uramutse ubusize muri cya gice gifite ikibazo. Nanone ubuki bushobora kubagabanya ibibazo bya inflammation ku ruhu, cyane cyane nk'umuntu ufite uruhu rwatukurije cyangwa se habyimbye. Ubuki nanone bushobora gutuma uruhu rwacu rugira amazi menshi kandi ahagije, kandi ibyo bikanafasha mu gusana uruhu rwangiritse.
Muri make ushobora gufata ubuki ukabusiga nko mu maso, ukabukoresha face mask. Nanone ushobora kubimazaho iminota iri hagati ya 15 na 20 bigatuma ugira uruhu rwiza rwo mu maso ruzira uduheri, ruzira ibihushi ndetse n'ibindi burwayi bufata ku ruhu cyangwa se bushobora kwangizamo amaso. Nanone ushobora gufata ubuki ukabuvanga n'ikinzari cyangwa se turmeric. Nanone ushobora kubufata ukabuvanga na aloe vera cyangwa se igikakarubamba. Ibyo bigatuma bigira ingaruka nziza ku ruhu, kandi buryo bishobora gukorwamo n'amavuta atuma tugira uruhu rwiza. Indwara ya 6 rero uburyo gukoresha ubuki bigabanya ibyago byo kuyirwara ni indwara z'umutima. Burya umutima ushobora kurwara mu buryo bworoshye, ariko buryo ukoresheje ubuki bishobora kugabanya ibyago byo kurubasirwa n'izo ndwara. Mu buki harimo ibinyabutabire nk'ibyitwa flavonoid ndetse n'ibyitwa phenolic acid. Ibyo rero bikaba bigira ingaruka nziza mu gutuma imikaya ndetse n'imyakura y'umutima itangirika. Nanone ubuki bugabanya urugimbu rubi rwo mu bwoko bwa cholesterol rushobora kwangiza imitsi yawe ndetse bikanapfukirana umutima. Muri make, kurya ibiyiko 2 by'ubuki ku munsi ukabishyira mu mazi ashyushye cyangwa se ukanywa ka green tea cyangwa se ka thé vert, ibyo bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima mu kigero kiri hejuru. Nanone ufashe ubuki ukaba ushobora kubuvanga na tungurusumu cyangwa se cinnamon, mudarasine, bigira ingaruka nziza ku mikorere y'umutima, bikagabanya n'ibyago byo kweserwa n'indwara z'umutima. Indwara ya 7 rero burya ishobora gukizwa cyangwa se ishobora kurindwa no gukoresha ubuki ni indwara yo kubura ibitotsi, izwi nk'indwara ya insomnia, aho umuntu ashobora kuryama akabura ibitotsi. Buryo ufashe ikiyiko cy'ubuki ukakirya mbere yo kuryama bishobora gutuma usinzira neza. Iyo uriye ubuki mbere yo kuryama bituma hari umusemburo witwa melatonin uvuburwa. Uyu ni umusemburo ugira ingaruka nziza mu gutuma dusinzira. Ibyo rero bikaba ari ingenzi cyane kuko bibasha gutuma ubasha gusinzira neza, kandi n'umubiri wawe ufite ibyo uri gukoresha kubera bwa buki wariye. Ngo ni byiza rero gufata ikiyiko cy'ubuki ukakivanga n'inshyushyu ukabinywa mbere yo kuryama, ngo ni byiza cyane. Cyangwa se ukakirya cyonyine utakivanze n'ikindi kintu ukiryamira. Indwara ya 8 ishobora kuvurwa no gukoresha ubuki ni amareriji, kwa kundi nyine nk'ikirere gihinduka ukagira utubazo tw'amareriji, ukagira indwara z'ibicurane nk'amasinizite bitewe n'ihinduka ry'ikirere cyangwa se bitewe na miriye wahinduye. Burya hari abantu benshi iyo imvura itangiye kugwa usanga bagize ibibazo by'amasinizite cyangwa se ibibazo byo gufungana mu mazuru. Nanone ugasanga wenda nko mu gihe cy'umukungugu nabwo bibaye gutyo. Ariko buryo ubuki ni urukingo rw'izo ndwara nyinshi ahanini ziterwa n'amareriji. Burya ngo ubuki bushobora kugabanya ingaruka z'ubwo burwayi ndetse bukaba bushobora no kubivura burundu. Gufata ikiyiko cy'ubuki ukinywe cyangwa se ukirye, ugenda ugikoresha buri munsi, ukirye buri munsi, bizagabanya ibyago byo kwezerwa n'izo ndwara, no mu gihe wazirwaye zihita zikira. Indwara ya 9, indwara iza ku mwanya wa 9 ishobora kuvurwa no gukoresha ubuki ni indwara zifata mu kanwa. Buryo ubuki bushobora kutuvura indwara nyinshi zifata mu kanwa, harimo nk'indwara zigenda zifata mu ishinya izwi nka gingivite cyangwa se gingivitis, ndetse burya no kufite ubisebe mu kanwa bishobora kuvurwa no gukoresha ubuki. Ubuki rero bushobora kwica udukoko two mu bwoko bwa bagiteri nk'akitwa Streptococcus miritans. Ako ni agakoko gashobora gutuma iryinyo ryawe ribora, rigacukuka, rikazamo umwenge cyangwa se rikagenda rivunguka. Nanone gukoresha ubuki bituma ako gakoko gapfa kakava mu kanwa burundu, ndetse bikarinda n'amenyo yawe. Gukoresha nanone ubuki bugabanya ibyago byinshi byo kweserwa n'indwara zifata mu kanwa, kandi bikaba bishobora no kuturinda ko twagira indwara zo mu kanwa zizwi nka oral thrush. Ubu ni ubugendakanwa cyangwa se kwa kundi mu kanwa hacikamo ibisebe ukasanga nyine harimo udusebe. Gukoresha ubuki rero bishobora kuvura ubwo burwayi ugatandukana nabwo. Ushobora gufata ubuki ukavanga na mudarasini ukabikoresha nk'ibintu byoza mu kanwa, gutyo bishobora kuvura ubwo burwayi. Indwara ya 10 ishobora kuvurwa no gukoresha ubuki ni indwara ya anemia cyangwa se indwara y'amaraso make. Mu buryo busanzwe buryo ubuki bubonekamo ubutare bwa fer, bakabonekamo kwivuna ndetse na manganese. Ibyo byose bikaba ari ingenzi cyane mu kongera amaraso mashya mu mubiri ndetse no kukurinda bwa burwayi bw'amaraso make. Muri make, kurya ubuki byongera hemoglobine mu mubiri,
bigatuma ubutare bwa feri bubasha kwinjira mu mubiri mu buryo bwihuse kandi bikaguha imbaraga. Ushobora gufata ubuki ukabuvanga n'indimu cyangwa se amaronji, hanyuma ukazajya ubinywa mu gitondo, ngo ni byiza cyane. Nanone burya ushobora gufata ubuki ukabuvanga na beterave, nabyo bigatuma ubasha kugira ubuzima bwiza. Muri make ngo niba ugiye guhitamo ubuki bwiza, hari ibintu ugomba kugenderaho bitatu. Ikintu cya mbere ni uko ugomba guhitamo ubuki bw'umwimerere, ubuki butabashije gutekwa cyangwa se butanyujwe mu nganda, bwa buki bw'umwimerere wenda ushobora kugura n'umuntu w'umuvumvu wabwitunganyirije. Nanone burya ubuki bumaze igihe kinini bubitswe cyangwa se bwa buki bubitswe igihe kirekire, burya ngo ni bwo bwiza kubukoresha mu gisebe kurusha ubuki bukiri bushyashya. Nanone burya niba ushaka kwivura amareriji, ngo uzajye ukoresha ubuki bwo muri iyo makaritsiye cyangwa se bwaho utuye hakwegereye, buri lokale, nibwo bwiza cyane kurusha ubuki wenda ushobora gukura nko mu bihugu byo hanze nka za Tanzania, kuko burya havayo ubuki bwinshi ushobora kubona buvayo. Muri make ubuki ni bwiza cyane, bufite akamaro gatandukanye ku mubiri wacu, karimo kutuvura indwara zikomeye, harimo yewe n'indwara ziri koronike. Ubuki bushobora kutuvura indwara z'ibisebe, bukoresha ibimenyetso by'indwara za diyabete, indwara z'amasinizite ndetse n'izindi. Ariko ku muntu ufite diyabete twabivuze, ubuki kuburya kuri we agomba kuburya mu kigero kibaze kandi akaburya mu kigero gito cyane, kuko bashobora gutuma isukari mu maraso izamuka ikaba nyinshi. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.